bene data mwaramutse, Kristo Yesu nashimwe. Umunsi mwiza, umugoroba mwiza, ijoro ryiza bitewe n'igihe utwumvira. Jyewe ndi mwene so Evangeliste Ernest, umuvugabutumwa. Turashimira Imana ko iduhaye umwanya ngo tuganire ku ijambo ryayo, ku nsanganyamatsiko Imana iduhaye nziza. Iki cyo ni ikiganiro umutsima wa buri munsi cyangwa se daily bread mu gifaransa. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iyo Yesu ari mu bwato bwawe, umuyaga uri kubona ufite iherezo. Niba Yesu ari mu bwato bwawe, umuyaga uri kubona ufite iherezo. Mu Cyongereza, when Jesus is in your boat, the storm has an expiry date. Birasobanura ko niba Yesu ari mu bwato bwawe, ukaba utari kugenda wenyine muri uru rugendo, imiyaga uri guhura nayo ifite iherezo. Nkunda indirimbo abarokore tujya turirimba ivuga ngo iyo miyaga niwe uyitegeka, iyo avuze ngo tuza byose biramwumvira. Birashoboka ko ubyutse uri kutwumva ku manywa cyangwa ku mugoroba wari ufite imiyaga. Ukaba wari uri kwibaza utese minerivare y'abana irava he ku kwa cyenda kwaje. Ukaba uri kwibaza ngo ubwishyu bw'inzu burava he bw'uku kwezi. Ukaba uri kwibaza ngo fiweri irava he cyangwa nabona akazi gute. Ukaba uri kwibaza ngo ndabaho nte. Ukaba uba mu gahinda, ukaba ugira ibitero by'uburwayi ndetse n'indwara bakazibura cyangwa banazibona ntukire. Birashoboka ko aho uteze hose zivamo, icyo werekejeho amaboko cyose kikanga. Iyo ni imiyaga, imiraba. Inshuti zikakwanga, imiryango ikakwanga. Birashoboka ko ufite ibibazo by'abana, nta bana uri kubyara cyangwa n'abo wabyaye ntibakumvira. Urihebye se, uri umupfakazi, uri imfubyi. Nkuzaniye ubutumwa. Ufitanye ibibazo bitandukanye n'akazi ukora cyangwa abo mugakorana. Nkuzaniye ubutumwa buvuga ngo guma mu bwato. Niba utabubamo bwinjiremo. Reka dusome ijambo ry'Imana mbone kugusobanurira ibijyanye n'iki cyigisho. Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 8. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice 8 ku murongo wa 24. Baraza baramukangura bati databuja, databuja, turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi yihindurije birahosha, haba ituze. 25. Arababaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya barumirwa, baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Hariho akabazo. Ndagira ngo tuganire ku bintu bike ubundi dusenge. Tugiye kuganira ku bwato, tuganire ku muyaga cyangwa umuraba, tuganire ku kwizera, tunaganire kuri Yesu. Ahangaha abigishwa bari mu rugendo, bari mu bwato, umuraba uraza. Icya mbere bakoze babonye umuraba uje, ntabwo bavuye mu bwato. Ubwato buvuga kugira agakiza. Agakiza se ni ijambo rituruka kuki? Agakiza ni ijambo rituruka ku mukiza. Umukiza w'abari mu isi se ninde? Ni Yesu. Ibintu biroroshye, hari igihe uzumva abantu bahakana Yesu, bahakana iby'agakiza. Abo ni abafite umwuka wa Antikristo. Ariko ubundi niba ushaka agakiza, injira mu bwato. Ku bwa Nowa abazi inkuge, kugira ngo umuntu abeho, condition cyangwa se ibwirizwa ryari rihari kugira ngo ubeho ko hari ukuba uri mu nkuge, mu bwato. Iyi nkuge rero n'ubundi niyo yari igarutse isobanura agakiza. Kugira ngo ubeho urasabwa kugira agakiza.
agakiza uragakura he? Ni ukwizera Yesu kuko niwe mukiza w'abari mu isi. Ntabwo Yesu ari umukiza w'abarokore, ntabwo Yesu ari umukiza w'abasilamu gusa, abarokore gusa, abasilamu gusa, abakatolika gusa, abapfumu gusa n'abandi. Yesu ni umukiza w'abari mu isi, ahubwo Bibiliya iratubwira ngo yaje mu isi havamwo abatamwemera na n'ubu bataramwemera, ari mwe turi kubwiriza ngo mwihane mukizwe. Aza mu bye abantu ntibamwumva, ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana tutabyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo tubyawe n'Imana kubwo kwizera Kristo Yesu. Bibiliya rero itubwira ko abigishwa bagumye mu bwato n'ubwo umuraba wari uhari. Icyo ni icya mbere, bisobanura kuba mu gakiza, ugakizwa ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Waba utarabikora, waba warabikoze, ukaguma mu gakiza kuko ibyagusohoramo ni byinshi. Ubusinzi buri hanze aha bwagusohora mu gakiza, ubusambanyi n'ibindi bitandukanye, irari ry'ibintu n'iby'isi, inzangano. Kudasenga byonyine byagusohora mu gakiza, ukajya ugenda uba umunyantege nke, akantu kakagufata kakagushyira kandi ukareka kwiyiriza, ukareka gusenga, ukareka gusoma ijambo ry'Imana, ugatangira no kwifuza ibitari ibyawe, bikarangira uguye. Abigishwa bagumye mu bwato, bisobanura kuguma mu gakiza, kandi ibintu byose biremereye bashoboraga kugira mu bwato bari tayari kubita mu nyanja kugira ngo ubwato bugabanye uburemere. Bisobanura kuba mu gakiza ntabwo ari ukwicara ngo ubuntu busage, kumwe abantu bamwe babeshya abantu ngo ubwo wizeye Kristo Yesu ngo ukabatizwa ngo ubwo byararangiye. Ni uguhora urwanya ibikuremerera, urwanya imitwaro, kandi n'igihe imitwaro ije ukayiyambura. Ikintu cya gatatu bakoze kwari ukumekinga ko Yesu ahari nubwo yari asinziriye. Bari mu bwato, bisobanura kuba mu gakiza, gucunga ko nta mitwaro ihari, ukayikuraho kuko umuraba umeze nabi kandi amazi ari kujya mu bwato, kugira ngo bugume hejuru buhangane, ariko kandi ukamekinga shuwa yuko Yesu ahari. Gutunga Yesu, kuguma mu gakiza Yesu yaguhaye, ukaguma mu murimo w'Imana, ukaguma mu rugo washatsemo, ukagumana n'umugabo Imana yaguhaye, ukarera abana Imana yaguhaye, ukagira urukundo, kandi ukarwanya ukiyambura ibikuremerera. Ngo muze mwese abasiganirwa kwinjira muri ubu bwami bw'Imana, muri ubu buruhukiro bwa Yesu, ngo twiyambure ibituremerera. Kumekinga shuwa ko Yesu agihari, kumekinga shuwa ko umwuka wa Imana yaguhaye ukimufite, kumekinga shuwa ko ukihana, ukimenya guca bugufi, kumekinga shuwa ko ukimenya kwihangana. Hanyuma rero bakora ikosa rimwe gusa ryo kutizera no kudasenga ku gihe. Nkunda kwigisha abantu kwizera no gusenga, nkababwira ko gusenga ari ugukiranuka, nkababwira ko kandi ari ukwihana. Nkunda kubwira abantu ko kandi ari uguha Imana umwanya, ugahora wibuka Yesu. Kuba hari ntabwo bihagije, ahubwo muhamagare. Kuba Yesu ahari ntibyatuma utabura ubwishyu bw'inzu. Kuba Yesu ahari ntibyatuma udasonza. Kuba Yesu ahari ntibyatuma utarwara, ahubwo muhamagare. Uko kwizera rero niko babuze, kumuhamagara ngo bamukangure arwanye ibibarwanya barabibura, babanza kwirwanirira. Silowamu kwaya yararirimbye ngo sinzirwanirira, nzareka Yesu azandwanirira. Ntabwo Yesu ari buze kukurwanirira ariko utamuhamagaye. Gusenga rero ni uguhamagara Imana, gusenga ni ukwirwanaho, ni ukumenya kuyereka ibyawe, ukamenya kuyihamagara. Jya umenya guhamagara Imana, jya umenya kwibutsa Yesu, jya umenya kumubwira ibikuruhije n'ibikubabaje. Kera kabaye rero akenge karagaruka, baramukangura ngo akangutse acyaha umuyaga n'umuraba, arambura ukuboko arategeka inyanja iratuza. Niko twasomye muri Bibiliya.
Turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo niba Yesu ari mu bwato bwawe, umuyaga uri kubona ufite iherezo. Ese uracyari mu bwato? Uracyari mu nzira y'agakiza yo kugendana n'Imana? Ese ntiwataye Yesu ukaba uri umukristo wo ku izina gusa wabatijwe? Amaze gucyaha umuyaga arababaza ngo kwizera kwanyu kurihe? Barangije ngo baratinya, barumirwa, baravuga ngo mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Aba bakijijwe no kuba baragumye mu bwato. Ntabwo ibigeragezo uhuye nabyo nawe ugiye kurwana nabyo. Runaka yagututse nawe uramutuka. Oya, uraguma mu bwato. Mu bwato ntibatukana. Ntabwo uri bwivumbure ngo uve mu iyo korari. Ntabwo uri bwivumbure ngo ureke gukorera Imana no kuvuga ubutumwa. Inzara ufite ni umuraba. Uraguma mu bwato, ahubwo uraneshesha gukangura Yesu, usenga umubwira ko ushonje kandi wambaye kwizera. Tugiye gusenga Imana. Hari ibintu waba umaze iminsi ubona kubera ubukana bifite ukagira ngo ntibizarangira. Bizarangira. Ibuka iby'Imana yagukoreye mbere y'icyo uhuye nacyo. Ibuka iby'Imana yakoze mbere y'ibyo uri kureba. Ahubwo reba neza, uracyari mu bwato. Kuko indirimbo ya Nowa iravuga ngo dore ubu natwe dufite iyo nkuge, agakiza twahawe na Yesu. Ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Ngo abicaye mu nkuge dufitemo amahoro kugeza ubwo tuzasohoka mu nkuge. Yesu agiye kuturonshinga no kutumurikira Imana. Uyu mwuka wera dukura mu gakiza ka Yesu ngo azaduha vitensi dutumbagira ikirere, ngo turenge ukwezi, turenge inyenyeri, tugere muri gakondo, duherekejwe n'imirimo twakoreye mu isi yo kwera no gukiranuka, kwihangana, gusenga, kuvuga ubutumwa, kubana n'Imana. Mwene data unteze amatwi, tugiye gusenga Imana dusaba abantu ngo bagume mu nkuge, bagume mu bwato. Abatari mu bwato binjire, kuko niho hari uburinzi. Bakira agakiza, bagendane n'umukiza, kandi amasengesho muri gusenga muri iyi minsi Imana yongere kuyumva. Imana ikiza uburwayi, umuraba w'uburwayi ukarangira, impfu za buri munsi mu muryango ukumva ngo bashyinguye aha, bashyinguye aho, ukabona ni umuryango umwe. Uwiteka Imana ajya ashyiraho iherezo. Imana itanga ubuzima, igatanga amahoro. Za karayisisi cyangwa ubukene bukabije isi irimo, Imana ikakurengera. Imana ikajya ikurengera mu kazi, ukagenda urusimbuka, ukagenda ubaho. Hari abadatekereza cyangwa badashaka ko wabaho, Imana ikiza akagambane. Kondisiyo ni ukuba mu bwato, kumenya ko ukiri mu gakiza, ukareba ko Yesu akirimo, ugakomanga ukumva niba ugifite wa mwuka wera ukubwira gutunga Bibiliya, kuyisoma, kujya ku rusengero. Uracyafitiye Imana ya Yakobo muri wowe cyangwa wataye umurongo? Ca bugufi dusenga Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli, Imana ikiranuka, Se w'Umwami wacu Yesu Kristo, tuje imbere yawe tugushimira kubw'ijambo ryawe twumvise ritubwira ngo tugume mu nkuge kandi tugumane na Yesu, kubera ko imiyaga turi kubona ifite iherezo. Sengera umuntu uri kutwumva yari yarasubiye inyuma agacika intege kubw'imiraba n'imiyaga yahuye nayo, ikamukanga, ikamuhabura, akagira ngo ntugikora. Umubabarire. Sengera umuntu twumva ashaka gukizwa, umubabarire, ubwo azajya ku rusengero rumwegereye azabigumemo. Kandi nsengeye abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, bashaka ko imiraba ihagarara. Imiraba y'ubushomeri nihagarare, imiraba yo kwirukanwa mu tuzi dutandukanye nihagarare, imiraba yo kunanirana kw'abana mu ngo nihagarare, imiraba yo kutumvikana mu ngo nihagarare. Duhagaritse imiraba y'ubwoko bwose iteza indwara z'imitwe, amaso, imigongo, amaguru n'amaboko. Dusengeye abantu batwumva kugira ngo imiraba ihagarare, y'intambara iburizwemo, amahoro n'umutekano bibe ku gihugu cyacu, mu itorero, mu murimo. Turasenze kugira ngo wigaragaze, wiheshe icyubahiro, urengera abahinzi, urengera aborozi.
twirukanye impanuka mu mihanda, twirukanye ibiza bitandukanye, dusengeye amahoro n'umutekano. Turasenze kugira ngo ubane natwe, ubu bwato abantu barimo bw'agakiza ubuturindiremo, Yesu agaruke akanguke acyahe. Dukubise hasi imbaraga zitavuga Imana, twatuye ubuzima, twatuye imibereho mishya, twatuye iterambere. Dusabiye umugisha abantu batwumva n'abatatwumva. Turasenze kugira ngo utange gukomera mu gakiza, utange imbaraga nshya, uvugurura abantu, myuka mibi n'ibitero bya Satani bihunge, abantu baryame basinzire, abantu bagira amahoro, bagira inzozi nzima, amayerekwa mazima. Ngushimiye ko ubikorewe kwibahisha none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Ndasoza mbashimira umwanya mufata mu kumva ikiganiro Umutsima wa buri munsi. Jya ucyumva ufite Bibiliya yawe, n'Imana yakiduhereye. Numara kucyumva usengane natwe iri sengesho. Icyifuzo cyose ufite muri iki gitondo, aho twumviye haba ku mugoroba, ujye ugishyira imbere y'Imana wizere. Hari imbaraga zidasanzwe ziri mu ijambo ry'Imana. Hari impamvu iki kiganiro cyaje, hari impamvu Imana yaduhamagaye ngo tukiguhe. Nuko Imana ishaka guhindura ubuzima bwawe bushya, nuko Imana ishaka kugukiza indwara, nuko Imana ishaka kwirukana ibintu byawe byaranze guhinduka bigahinduka, ikakuremera amashimwe n'amateka mashya. Uwiteka nakurinde, Uwiteka naguha umugisha, Imana iguha amahoro n'umutekano, uhahe uronke, ugire guhirwa, ugire umunsi w'amahoro. Imana ibarinde, turi kumwe. Shalom, shalom. Heavenly Father, we come in faith. Almighty God, we call your name. You change the story, you break the chain. You lift the weak and you heal the pain. You love us first, you fight for us. When fear speaks loud, you keep us sure. Every secret plot, every hidden dart, you see it all and you guard our heart. So we lift our hands and we stand in trust. Your power is higher, your love is enough. What was written wrong, you can right it right. In the name of Jesus, bring dead things back to life. Jesus, change our history. Jesus, change our history. We are victorious. We are victorious in Christ. Jesus, break the hidden word. Jesus, break the hidden word. Your kingdom covers us. Your kingdom covers us tonight. Transform our lives in your holy name. Cancel the evil, put shame to shame. Heal every body, restore every soul. What we have lost, make it fully whole. Where something died, let it live again. Where doors were closed, let them open then. Every waiting prayer, every whispered plea, we place it in